Reka ntangire ngusuhuza kwifuriza kugira ibihe byiza ndetse no kugubwa neza, nkubwira ngo umwaka mushya mu 2025. Muri ino video tugiye kureba ngo ni gute babikuza amafaranga kuri Binance, akayakura kuri Binance kugeza ageze kuri mobile money. So hari umuntu wari wambajije ngo wanyeretse ukuntu babikuza amafaranga uyakura kuri Binance uyafite kugira ngo yazane kuri mobile money, kuko ngo yari yarakoreyeho amafaranga ariko kugira ngo yashyire kuri mobile money biramunanira. Ibyo rero nicyo cyatumye nkora video kugira ngo mwereke arebe uko babikuza. So ntabwo ari Binance gusa, izi exchange zose zikora kimwe. Ushobora kubikora kuri Binance, ushobora kubikora kuri Ox, ushobora kubikora kuri Bitget Exchange, Gethao, zose zikora kimwe. So nuza kubirebera hano kuri Binance uze kumenya ko uko tubigenza ari nako uzajya ubigenza ku zindi waba ufite. Kimwe nuko ku bantu batazi kuyabitsaho nabo mu gihe bagiye kuyacuruza cyangwa kuyakoresha ibindi bintu, abo nabo ndahari ngo mbafashe. Nyandikire muri comment nimba ukeneye ko nkora ino video, nawe nzakorera video nkwereka uburyo ushobora kubitsa amafaranga uyakuye kuri mobile money ukageza kuri Binance. Banze rero kandi like kuri ino video ndetse urebe neza ko wakanze subscribe, ubundi uyikande ufungura n'inzogera kugira ngo uzajye umenya n'izindi video tugenda tukugezaho. Tugwaye ikaze, muri kumwe na Mr Egide. Tudatinze reka dufungure Binance yacu. Iyi ni Binance, ukayifungura ibiri encrypted cyangwa se ibirinze ku buryo ntawayinjirira. So murabona ko muri Binance mfitemo amadolari asaga 40. Niyo mfitemo, niyo tugiye kubikuza aya ngaya uko ari 40. Ndagira ngo tugende step by step, turaza gusoza tumaze kumenya neza ngo ni gute nawe ushobora kuba wabikuza muri Binance. Kugira ngo ubikuze, mbere na mbere urabanza ugakanda hano hasi ahangaha handitse ngo wallet. Dore na ahangaha muri wallet, ubwo ni mu ikofi yawe. Ahangaha niho dukura ibintu byose. Hanyuma wamara gukanda kuri wallet yawe, ureba hano hejuru hari ibintu bigiye bitandukanye bihanditse. Nk'ubu urabona hano hari kuri overview, hakaza ahandi hakurikira hitwa spot, hakaza hakurikira hitwa funding. So kugira ngo ubikuze amafaranga yemere kuvaho hano kuri Binance, ayo mafaranga yawe agomba kuba ari muri funding, niho honyine ushobora kuyabikuza bikemera. So kugira ngo yabikuze byemere, urakanda hano kuri spot. So murabona ko hano muri sports niho mfitemo amadolari agera kuri 40. Ngira ngo murabireba ko ari muri sports ari. Hanyuma hano kuri funding nimpakanda ndaza gusanga funding yanjye ari 0.034. Bishatse kuvuga ngo ari amadolari ntago nayabikuza mu gihe akiri muri sports. Hano sports naho bayabika bagiye gucuruza. Iyo ugiye kuyacuruza uyashyira hano muri sports kugira ngo ubone uko uyacuruza. So tugiye kwimura rero aya madolari tuyashyire muri funding. Tubigenza gute rero? Urabona aka kantu kari hano, akangaka kanditseho ijambo ngo transfer. Kugira ngo urakareba, uraza ukagakandaho. Hanyuma maze ugakandaho, ureba hano ku mutwe hari ahantu handitse ngo sports wallets ndetse na funding. So hano nuza kuhareba neza hari ahantu handitse ngo from. Ahangaha bishatse kuvuga from naho bituruka. Noneho hano handitse ngo to naho biri kujya. Bivuze ngo birava muri spot wallet bijya muri funding. Iyo ushaka kubihinduranya ukanda hano bita bihinduka. Hariya urabona ko mpakanze bita bigurana, funding ikajya hejuru, spot ikaza hasi. Bivuze ngo naba ngiye guhindura amafaranga nyakura muri funding nyazana muri spot wallets. Ariko noneho nge ndashaka kuyabikuza, niyo mpamvu ngomba kubihinduranya nkayakura muri sports wallet nkayazana muri funding. Hanyuma kubera ko arimo yose nshaka kuyabikuza, hano wandikamo umubare wawe ugiye kubikuza. Tutaragera ku mubare, reka tubanze turebe ahangaha. Murareba hano handitse USDT. Dore na ahangaha handitse USDT. Niho wongeye kubikuza ama USDT. Kimwe nuko hari undi ushobora kubikuza andi. Harimo ama USDT, hakazamo XRP, hakazamo Strax, hakazamo Dox ndetse na za Pepe. So aya yose nibyo ushobora kubikuza, kuko nibyo mfite muri wallet. Ushobora kuba ufitemo n'ibindi bitari ibi ngibi, nabyo ukaba
wabibikuza. So ikintu rero ukora ni ukubanza kumenya icyo ugiye kubikuza icyo ari cyo. Ngiye kubikuza USDT nizo mfitemo, hanyuma bakakubwira ngo shyiramo amount. Amount ni ukwandika ingano y'izo ukeneye. Urumva kubera ko mfitemo USDT zisaga 38, ubwo nshobora kwandikamo 38 ibi ngibi, cyangwa se nkakanda hano n'isi ijambo ngo max. Iyo nkanze kuri max hazamo 38. So iyo umaze gukanda kuri max, ubwo uhita ukanda kuri confirm. Ubwo ngiye guhindura 38 yose nyimure, ubwo yamaze kugeraho. Hanyuma nureba neza hano muri sports, dore ngiyi hano sport yanjye ngiyi, sports, uraza gusanga hasigayemo $2. Aya $2 impamvu asigayemo na zino coin zose ziri hano hasi yateranyije zikora $2. Hanyuma nitwimukira hano kuri funding, kuri uruhande rwa funding turaza gusanga $38 yose yagiye hano kuri funding. So ageze muri funding rero noneho nemereye kuyabikuza, kayashyira kuri telefone, nkaba nayakoresha icyo nshaka. So iyo ugiye kuyabikuza rero nta kindi ukora, ukanda hano hejuru ahangaha kuri aka kantu muri kubona ino logo ya Binance, iyo ukandaho, hanyuma wamara kuyikandaho kugira ngo murabireba, ukamanuka hano hasi ahantu handitse ngo P2P, ni hano ngaha P2P, wamara ukanda kuri P2P ugategereza igafunguka. Hanyuma hano muri P2P bakuzanira ibintu bibiri. Hari ikintu cya mbere bita buy, hakaba kakare bita ngo sell. Buy ni ukugura, sell ni ukugurisha. Hanyuma rero kubera ko nshaka kuba nagurisha, ngenda ndashaka kugurisha, mbona amafaranga agiye kuri mobile money, ubwo ndahita nkanda hano kuri sell. Tegereze, murabona ko birahindutse. Kuri sell baranyereka abantu bari kugurisha abaribo. Dore ngaba harimo uyu, bose bagiye babakwereka ngaba hano. Aba nabo bose aba ni abantu barimo baragurisha. Wowe uhitamo uwo ushaka bitewe n'ingano y'izo uri kugurisha. So rero wowe ureba uwo ukeneye kugurishaho bitewe n'igiciro arimo araguraho. So rero kubera ko nkeneye kugurisha, ndakanda kuri umwe muri uyu uri kugurisha 1,438, bose ndabona aricyo giciro bariho, bagenda batandukanira ku bice. Hanyuma nshobora gukanda kuri uyu nguyu, uyu wa mbere Marichichi, nkamukandaho, afitemo 2,860. Icyitonderwa hano aba yakweretse byibura amafaranga ashobora kwishyura. Dore ngaya hano aba ashobora kwishyura byibura guhera ku 50 kugera kuri miliyoni 4. Niba ngo nimba coin zawe byibura zitakora 50 by'amanyarwanda, uwo muntu ntago yakugurira. Hanyuma hari undi hano hasi witwa Elic Nice Limited. Byibura we ashobora kwishyura guhera ku 10,000 kugera ku 600. Bivuze ngo uyu we wamugurishaho, kubera ko izo ugiye kugurisha ugomba nawe kuba umenya ngo byibura zishobora guhura n'aya mafaranga. Byibura ndabona ko uyu nguyu ashobora kungurira, ndetse n'uyu nguyu wundi yakugurira. Abantu benshi ndabona hano bahari bagenda bakugurira. So wowe rero icyo ureba ni umuntu uri gutanga ku giciro cyiza wakunze, akaba ari we uri buze guhita ko ugurishaho. Hanyuma rero muri aba ngaba bose ari batatu, ndakanda kuri twa Elic Nice, kande kuri sell. Kande sell. Iyo ukanze sell hano bahita bakwereka nimero ya telefone. Nimero ya telefone ubwo niyo araza gushyiraho amafaranga. Bamara kwereka iyo nimero, icyo ukanda hano enter quantity. Hano hejuru ahantu handitse ngo enter quantity, ngaha
kanda kuri max 38 bagahita bakwereka amafaranga ari buze kukwishyura. Arakwishyura amafaranga dore ngaya hano, ngaya arakwishyura amafaranga 54,576.27. Ayo ngayo araza kuyohereza kuri mobile money, ukamakinga sure ko payment method ushaka ari irimo hano. Urabona ko ngende buze kuyabona kuri mobile money, kimwe nuko hari abandi batabona kuri mobile money ahubwo bakayabona nko ku zindi bank, bakayabona nko kuri bank. Nk'urugero nshobora no kuyabona kuri Equity, nkayabona kuri bank aho kugira ngo nyabone kuri mobile money. Hanyuma rero niki ndi buze gukora, urahita ko ukanda hano handitse ngo place order hano hasi. Kugira ngo ukande place order uba umaze gucekinga niba washyizemo umubare w'ibyo ugurisha, washyizeho naho bari buze kukwishyura. Ibindi noneho ugakanda hano kuri place order, place order ugategereza. Ni ukuvuga ngo iyo amaze kukohereza amafaranga, arakohereza amafaranga asaga 54,576 nibyo aranyohereza kuri mobile money. Ubwo ndaza guhita ko nza nkande ahanditse ngo payment received. Ahangaha nimara kwakira ayo mafaranga kuri ino namba ya telefone ndandika ngo payment received. Icyitonderwa, tugakanda ngo payment received utari wabona amafaranga. Kimwe nuko ushobora kujya hano handitse ngo chat ukamwandikira ukamubwira ati nashyizeho amafaranga, nyoreza amafaranga dore ndimo ndagurisha cyangwa se ndi kwihuta, akakohereza amafaranga. Ariko ntago nakugira inama yo kuvuga ngo uramwandikira, n'ubundi ntaho yajya utari wabyemeza hano kuba yakiriye. Nta mpamvu rero yo kumwandikira, mwihorere n'ubundi ababireba akohereza amafaranga yawe ukaba wayakoresha. Hanyuma rero uyu nguyu tumaze kumugurishaho. Ikindi noneho ushobora kureba, iyo uvuyemo utegereje ko bakwishyura, za order zose wakoze ziba ziri hano hasi. Dore ngaha handitse ngo order, urahakanda ukabona ko hari order irimo itari yarekura, watari watanga amafaranga. Ubwo ni ya order utari wishyurwa. Iyo umaze kuyishyurwa uhita ko uyikandaho, ugakanda ahantu handitse ngo payment received, ubundi ukarekura amafaranga akakugeraho kuri mobile money. So nkuko mubireba amafaranga yamaze kuza. Nanashyizemo do not disturb, maze kuyikuramo nsanga message y'amafaranga yaje. Barambwira ngo you have received 54 n'amafaranga 576 avuye kwa Eric Habimana. Amafaranga ndayabonye. Icyo nkora ndakanda hano ngo payment received, amarokanda se payment received, ugakanda hano handitse kabiri ngo I have verified that payment of has been received. Hano kuri kabiri ahangaha ukahakanda, wamara kuhakanda ukongera ugakanda ngo please release. Twakomeje. Hano noneho ngashobora gushyiramo code kugira ngo ndekure amafaranga. So reka mpishe cyangwa se mbe mpozinze video kugira ngo mbanze ndekure amafaranga y'abandi agende, kuko ntabwo nashyiramo code abantu bareba. So ngira ngo murabireba neza ko namaze kugurisha USDT zanjye n'amafaranga yanjye nayakira 54,000. Ubu ni wo mwanya wo kugira ngo turivinge up tujye mu bindi. Nimba rero wakurikiranye ino video, ndizera wayigubwe neza muri ino video. Kande like, kande subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video nyinshi tugenda tukugezaho. Imana ibarinde.